tugushimire kandi ahantu hose nyagasani dawe n'umutagatifu kandi ishobora byose ugahora witeka ubwa kristo umwami wacu we wamaze kuzamuka isumbuye ijuru no kwicara iburyo bwawe maze uwo mutagatifu yadusezeranyije akamusengereza mu bagize ubushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanura mukomereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryoho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yamaze kubigeza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora muri urwibutso rwanjye. Nyagasani ibyo kiliziya yawe bisi bose maze ibirego bizanira urukundo hamwe na papa wacu yo watumye kane na ritegisote wacu Aroni n'abatorero imirimo yawe bose. Nyagasani nibwite kandi abo wahaye kuvuga buri bushya babikesha abakirisimu maze umunsi ukaba wabakomeje kubagarurira wo mutagatifu bafashe kandi ibirindiro kubirenga imbere yawe. kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bakurikiwe maze bagiriwe mu buhinzi bw'ubwabo ndakwinginze muri aka twese utwiririwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana na Yosefu mutagatifu umugabo we n'umwana mutagatifu maze n'abacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunze kwiga ibisimburana nuko hamwe nabo tuzadusize tuturanga kwa Yesu Kristu umwana wawe. Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo cyose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabireba kuri we ubumwe bwawe budahari ukwiriye kubona isimuranire. Thank you.
dukize ibyago byose ibihe turimo ubisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugiye zamizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristu kuko ubwami ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristu wabwiye intumwa zawe zimbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntibite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ubushakirwa bw'amahoro kandi wiyumvire kuri mwe ubaho iteka ryose. Mugire iteka amahoro ya Nyagasani urayahorane nawe rwa Kristu twifuzanye amahoro.
neza wenda ibyiza bihabya cyane kuko matanye ingabire zigukundisha isi n'ijuru bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza mu nzu twambitse ubunega maze ubwuzu bukadusaba bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro genda wambara ikamba kundi ukeshe bagenzi bawe wihakanye umuryano komeza ukunde kutwibuka bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro sanganwe ishema ryinshi mu masabukuru yose utwibutsa urugwiro rw'ibihe twabanye byose bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro ntago rero nabura kuvuga ko ari privilege kubona umuryango mugari nk'uyu ari njye bahisemo kugira ngo mpagararire umuhungu wabo w'imfura. Buriya nuko babonye inshingano za kibyeyi zo kuba umubyeyi wa batisimu nzibashije kandi ndabibashije nzanabikomeza. Ubu rero ubwo umwana yakomejwe akaba yahawe roho mutagatifu kuri uyu munsi, mu buryo bwa kiliziya arabarwa nk'umuntu mukuru. Ubu nko mu minsi iri imbere nanjye nshatse nazamusaba umwuzukuru, sibyo ra? Ubu nawe ashatse yajya kubyara ahandi muri batisimu. Inama tumugira za gikristo nawe akazigira abandi, kugira ngo ubwo yamaze kumva impamvu atakicaye hariya, yakomeje kujya agenda tukamugarura, agenda tumugarura ati ngwino wicarane n'abantu bakuru. Yego, kera ba sogokuru bakiriho iyo wabaga wakomejwe ntago bongeraga kugufasha umuheha. Baguhaga agacuma n'umuheha nyine, noneho ukifasha ukumva ni experience nziza, kuko ubundi cyaraziraga kujya mu babyeyi nk'abo bangana gutyo gusome nta muntu ugufashije umuheha. Nabona ugiye gusoma byinshi akazamura ugakurura ubusa, ugahita umenya ko birangiye. Ubu rero nuko nta gacuma dufite hano, ubu ntabwo twari kuba turi kumusomya, tuba twamuhaye akifasha, sibyo? Yego, ni intambwe yateye igomba kugaragara mu buryo bwa roho ndetse no mu buryo bw'umubiri, sibyo Christian? Yego. Umubyeyi wa batisimu ntabwo yabashije kuboneka kubera impamvu z'iyi minsi, nyine tuba dushugurika twese dushakisha. Ariko iyo urebye uko Christian yari yitwaye mu kiliziya n'ahandi,
urabona ko n'ubundi kuva yabatizwa agahabwa ukarisitiya yakomeje kugira uburere bwiza. Ni ibintu byiza rero akwiye no kuzakomeza hamwe n'umuryango wa Fulgence. Ndumva tuzafatanya umwana akavamo umukristo uhamye uzaba anogeye umuryango ndetse na kiliziya. Ntago ndi bwizimbe mu magambo ngo mvuge byinshi, ahubwo muri urugendo rwacu rwa gikristo hano nabonyemo abo tudahuje ukwemera Gatolika ariko duhuje kwemera Imana. Kiliziya Gatolika ni idini ry'ibimenyetso. Tugira ibimenyetso byinshi duhereye ku cy'umusaraba, tukagira n'imfashanyigisho dukoresha dusenga, akaba ari izo rero iyo umwana yakomejwe nk'uku nguku niyo mpano ya mbere ahabwa, akaba ariyo mpamvu numva nifuza kugira ngo nyimugezeho mu byo yajyaga asoma ku mugoroba atangiye gukora etude, agerenzaho n'iminota 10, 20 cyangwa se isaha yo gusoma ijambo ry'Imana. Nari ngiye kumushakira ishapure, nsanga mama we nyine ko yari umukristo cyane kundusha, nsanga yankoranye arayimugurira nziza y'umweru, nuko mba ndayihoreye, ariko n'impano nazanye nayo izamushaka. Nashakaga yuko tubanza gushimira Imana kuko yatugejeje hano amahoro, kubera yuko mu nzira zose twagendaga mu binyabiziga byakozwe n'abana b'abantu, ariko Imana yaturinze mu muhanda cyangwa mu nzira zose twagiye ducamo tugera hano amahoro. Reka dushime Imana. Nagiraga ngo nshimire pare wanjye kubw'impano yampaye nziza cyane, nabyo ndabimushimiye. Nashakaga gusoza nsaba Imana ngo mu nzira aho abantu baraza kunyura bagenda, n'abantu baturutse mu ntara bakaza i Kigali, igihe cyose bazatangira urugendo Imana izagendane nabo kandi izabagume iruhande. Bisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.
Ah